Nzayino Teta aramwirukanye none arimo guteza ingaru, arimo asakuza avuga ati ubu mawuje koko unyirukaniye iki, ko abana b'abantu mudashima ndetse mutananyurwa, ubu ngubu imyaka yose twabanye ukuntu nabakoreye, ibintu byose nagiye mbakorera, none ibi nibyo munyituye kuba mugiye kuba mwanyirukana. Kiramani ariko we ibi bintu ntarimo kubyumva kuko we ntago ari mu ruhare rwo kuba Nzayino yirukanwe, we arashaka ko Nzayino aguma ahangaha ndetse arimo kumubwira ati ninde wakwirukanye. Murabyibuka neza ubwo Nzayino yarasohotse ahura na boss we ku gipangu, maze aramubaza ati ariko boss iyi nzu mwayiguze, ati none munaranyirukanye kandi rwose ntago nabakoreye nabi, none ibi nibyo munyituye muranyirukanye. Kiramani we rero ibi ngibi nta na kimwe yumvagamo kuko yamubazaga ati ubundi ninde ukwirukanye, aramubwira ati ni Teta unyirukanye, ngo yaguze n'iki gipangu, ngo kandi na Miki yarabimbwiye ko iki gipangu yakigurishije Teta. Maze rero Kiramani aramubaza ati ngiki gipangu ngo ninde wakiguze, Nzayino aramusubiza ati ni Teta wakiguze, ariko Kiramani we ibi bintu rwose nta nubwo yabyumvaga kuko yarazi ko nta mafaranga bafite yo kuba bakwishura iki gipangu, we yarabizi neza ko bagiye kuba bakwimuka, dore ko yari yamaze no kwiyakira, anariyo mpamvu yari arimo abwira Teta ati iki gipangu ntago ndibuze gukomeza kukibamo kuko nagisuzuguriwemo. Nongeye kubaha ikaze rero bakunzi bacu, nsaba utari wakanda subscribe kugira ngo ikande ufungure n'inzogera, ukande like, ukore no kuri comment, udusangize ibitekerezo byanyu, tubwire uko ibintu urimo kubibona ndetse n'ukuntu uri gutekereza biruze kuba byagenda. Ese Kiramani ari buze kwemera babe baguma hano muri iki gipangu ko Teta amubwiye ngo nakomeza gufunga umutwe bigeze ahangaha ari buze kuba yamwiyicira burundu? Ariko Kiramani ibi ngibi rwose ntarimo kubyumva, arimo gusubirishamo umugore we Teta, akamubaza ati uvuze ngo iki? Teta nawe akamubwira ati ndibuze kuba nakwiyicira nudafungura uwo mutwe wawe ukomeje gufunga. Ese biraza kuba byagenda bite? Nzayino wirukanwe we ntago ari kwemera kuba yagenda, ari kubaza Teta ndetse na Kiramani ati ibi rwose nibyo munyituye kuba mwanyirukana n'ukuntu nabakoreye abana b'abantu rwose ko mutanyurwa, mbese ntago ari kwiyakira ngo abe yavara muri kiriya gipangu. Ariko tubonye neza ko Kiramani amubwiye ati genda ujye guteka, ugume ahangaha, ubundi ninde wakwirukanye. Mwabonye neza ko ubwo Nzayino yakomezaga asembura Teta arimo amubwira ati ubu ngubu uranyirukanye koko, nta nundi mukozi uzabona umeze nkanjye, nta mukozi uzabona uzihanganira kudasenga kwawe ndetse no kutakira abashitsi, n'umushiha wawe nta wundi mukozi uzabona uzawakira. Teta rero byakomeje kumusembura, aho yaragiye kuba yakubita Nzayino, ariko nuko Kiramani yabyivanzemo, ariko yaragiye kuba yamukubita, ubwo umujinya wari wamwishe cyane, yaragiye guhaguruka ngo abe yamukubita rwose. Kiramani nuko yabaye akaba yabakiza. Ese muratekereza biragenda bite ubundi iyi nduru yahangaha iri buze kuba yarangira ite? Teta ubu ngubu ko yamaze kuvivura ko ari buze kwirukana Nzayino burundu, ndetse ubu ngubu yanamwirukanye, yanamubwiye ko nta deni amusigayemo agomba kuba yamuvira hano mu rugo, ariko Kiramani bakaba batabyumva kimwe, we akaba ashaka ko Nzayino aguma hano. Muratekereza biri buze kuba byagenda bite? Aya mahane ari muri uru rugo araza kuba yarangira? Tereka mbasabe kugira ngo mukomeze mubane natwe dukomeza kureba filime yacu bita The Dev, dukomeza kugenda dusobanukirwa akantu kandi tumenya ngo ibintu biruze kuba byagenda bite. Ndabashimiye rero mwe twakomeje kubana muri iki kiganiro, nkomeza kwibutsa wewe utigeze ukanda ku ibuto ya subscribe kugira ngo hakande ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo upload zacu zije zikugereraho ku gihe. Ndabakunda cyane, ciao ciao.